uwuhe. Aha turi muri ya nyigisho ivuga ngo ijuru ntituzarituramo ahubwo tuzarinyuramo dutambuka twigendera. Iki ni igice cya kabiri tuje kuganira. Twibutse ko mu gice cya mbere twabagaragarije ibintu bitandukanye bigendanye no gukurwa kw'itorero rya Kristo rigasanganira Kristo, akarinyuza mu myaka 3 n'igice yo kuripimira imirimo, rigaca mu bwami bwa data mu myaka 3 n'igice, nanone ikabiba imyaka 7 rikagaruka kuri iyi si. Kristo akarwana intambara yitwa Harimagedoni, akaza kuyitsinda, akinjiza itorero rye mu ngoma y'imyaka 1000. Naho ngaho twari tugeze. Noneho tubona ko imyaka 1000 bazayirya ikarangira bakayihekenya neza, ariko kandi tuza gusoza igice cya mbere twibaza tuti ese ko ingoma y'imyaka 1000 twiriye ikaba irangiye, abakiranutsi bagiye gukomereza ubuzima bwabo hehe? Muri iki gice rero turaje kugira ngo tubabwire ngo hirya y'ingoma y'imyaka 1000 ese abakiranutsi ubuzima bwabo buzakomereza hehe? Ese bazakomeza babe mu buzima bw'isi bisanzwe, cyangwa se hari uburyo imibereho yabo ishobora kuzahinduka? Ibi byose rero nibyo tuje kubabwira muri iki gice cya kabiri, aho tugira tuti ijuru ntabwo tuzarituramo ahubwo tuzarinyuramo dutambuka, nk'uko umubyeyi asohokana umwana we mu mujyi mwiza. Twababwiye ko ari nako Kristo azadusohokana mu murwa mukuru cyangwa se mu bwami bwa data, nyuma akaza kutugarukana. Hazakurikiraho iki rero nyuma yuko imyaka 1000 tuyihekenye tukayinogonora? Reka mbaha akanya, mbaha ikaze mu ijambo ry'Imana, ukurikire kandi nufashwa ufashishe n'abandi ibyo uraba umaze kumva. Ni karibu mu ijambo ry'Imana, turabakunda cyane. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abamarayika baradutegereje, biteguye kutwakira mu birori byo mu ijuru. Abimukira TV. Umugisha n'amahoro biva ku Mana Data twese nibibane namwe. Mwebwe mwese bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana. Ngewe basuhuza nitwa Alfred Misago, nkaba ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza. Tubana kenshi kuri imiyoboro y'ubutumwa bwiza, yaba Abimukira TV ndetse na Umugoroba TV1. Reka ngire nti mwese bamaze gukora subscribe, saboni, mukatugaragariza ko mukomeje kubana natwe. Yesu nabaha umugisha. Nawe utarabikora ntacyo bitwaye, wabikora. Ariko kandi bikarushaho kuba byiza cyane iyo ubonye nk'ikiganiro wamara kwibona. Hari abazibona tuzibahaye, tuzibasharinze bitewe nuko dufite contact zabo. Hari n'abazibona tutazibasharinze, bazibonye nyine mu buryo bw'uko bari gutambuka kuri YouTube bakaba barayibonye. Birashoboka cyane ko icyo kiganiro wumvise kikaba kigufashije, ukumva nawe wagifashisha abandi, ntacyo bitwaye. Wadufasha gukora ivugabutumwa, ibigufashije nawe ukabifashisha bagenzi bawe. Reka mbahe ikaze aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye yo hirya no hino ku isi. Reka ngire nti amahoro ya Kristo nabane namwe. Mwanyemera tugasenga Imana, tukaza dukomeza tuganira n'ijambo ry'Imana. Uhoraho Data twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, idahindurwa n'ibihe ndetse n'iminsi, ndagushimiye kuko ijambo ryawe ari ryera, ni rizima kandi ni ry'ukuri, rifite imbaraga. Nyemerera muri uyu mwanya rero, kuko ushimye ko turiganira n'ubwoko bwawe, unshyigikire, unyambike imbaraga, amavuta y'umwuka wera abe kuri ngewe, ntaba ari ugaragara, ahubwo ko izina ryawe rikomeza gushyirwa hejuru. Ngaho korana nanjye kuva ntangiye iki kiganiro kugeza ngisoje. Amahoro yakomeza aganze muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muranyemera nsoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cya 20. Turasoma umurongo waho wa 7. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 7. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu isi mu mfuruka enye z'isi,
Gogi na Magogi kugira ngo yakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja, bazazamuka bakwira isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umuriro ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa ndetse na nijoro, bazababazwa ku manywa ndetse na nijoro. Bakunzi bacu, nk'uko muri introduction twatangiye tubibabwira, turi ku nyigisho ivuga ngo ijuru ntituzarituramo ahubwo tuzarinyuramo dutambuka tugenda. Ariko umuntu yakibaza ati se tuzarinyuramo dutambuka tugenda tujya hehe? Amaherezo yacu azaba yahe? Amaherezo tuzatura hehe? Mu gice cya mbere rero twagerageje kubaganiriza, nk'uko twabivuze muri introduction ibanza, twagerageje kubaganiriza ibigendanye no gukurwa kw'itorero rya Kristo kuri iyi si, rikazamuka rikazongera kugarukana na Kristo mu ngoma y'imyaka igihumbi, rikaba mu ngoma y'imyaka igihumbi noneho kugeza irangiye. Abatarabonye icyo gice mwareba mu sokera hari, cyangwa na link y'igice cya mbere murayibona aho ngaho muri iki kiganiro muri iki gice cya kabiri. Dushiramo hamwe handikwa comment, dushyiramo link y'igice cya mbere kugira ngo utarabashije kukibona wowe wagikurikira. Kandi izi ni inyigisho za eschatology zigoye cyane gusobanukirwa. Birashoboka cyane ko wakumva hari ibyo udasobanukiwe ukaba wadusobanuza. Duhari ku bwanyu kugira ngo dufatikanye kandi tubafashe. Tugere gukomeza muri iki gice cya kabiri, none turebe niba iyi ngoma y'imyaka igihumbi irangiye itorero rizakomeza kubaho mu buhe ubuzima. Ingoma y'imyaka igihumbi nirangira, mbibutse ko imyaka igihumbi yabaye Satani baramuboshye. Muri ya ntambara, mbere gato y'intambara ya Armagedoni, habanje kubaho igikorwa cyo kuboha Satani. Yesu igice cya 20 umurongo wa mbere, Satani arabohwa kugira ngo bakiranutsi b'Imana bimane na Kristo ingoma y'imyaka igihumbi, nta uteza intambara, nta uteza akavuyo, nta uteza amahane, tubeho mu buzima bwiza butarimo kirogoya no kutuvuza umutekano. Niyo mpamvu izitwa ingoma y'amahoro, ikitwa ingoma itarimo intambara, ikitwa ingoma itarimo ibyago, ikitwa ingoma y'amahoro itarimo amakubana makeya. Bifitanye isano nuko uwagateje ibibazo, uwagateje intambara, uwo nguwo azaba yaramaze kubohwa muri cya gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko mu gihe yabohwaga yahawe isezerano ry'uko ingoma y'imyaka igihumbi nirangira azabohorwa, agakurwa ku kiziriko kugira ngo azamare igihe gitoya. Niko rero bizagenda. Ingoma y'imyaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa ave aho yarabohewe. Noneho namara kubohorwa avuye aho yarabohewe, azazamuka ajye gukorana inama yo gutegura igitero cy'intambara yitwa Gogi na Magogi izaba igiye gukurikiraho. Ni igitero azategurana n'itsinda ry'abapagani bakomeje kuba ku isi mu gitorero rya Kristo ryagarukaga. Hari abapagani bakomeje kuba ku isi batahitanywe n'ibyago birindwi by'imperuka byabaye itorero ryaragiye, bahungiye mu misozi bahunga igitinyiro cya Kristo n'ubwiza bwe ubwo yagarukanaga n'abera be. Abo ngabo rero bari babayeho ariko badashobora kugera aho itorero rya Kristo riri, kuko ahandi itorero rya Kristo rizaba riri, umuhanuzi Ezekiel haba mu gice cya 38 no mu gice cya 39 agaragaza ko abakiranutsi muri icyo gihe bazaba bari hagati mu isi hagati. Mu isi hagati bishatse gusobanura iki? Mu isi hagati bishatse gusobanura ko bazaba baraho uyu munsi Edeni ndagira mbibutse ko iri ku isi ariko nta muntu ufite ubushobozi bwo kuyigeraho. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:22 kugera kuri 24, mu gihe Imana yirukanaga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, yaharindishije umutwe w'abakerubi ufite inkota za kumuriro uzigose ya Edeni yose kugira ngo hatabasha kugira umuntu uhegera. Noneho yahegera akajya gusoroma ku mbuto z'igiti cy'ubugingo akarama iteka ntapfe, cyangwa se akajya kwiha umuti umuvura uburozi yari amaze kurya, aricyo giti kimenyesha icyiza n'ikibi Imana yari yababujije ariko bakaza kukirya ho. Imana rero ko yashakaga ko bapfa bagahura n'igihano
n'ingaruka z'icyaha bakoze rero babujije mbere, nicyo cyatumye rero ibabuza ko bakongera kujya gusoroma cyangwa se bazasatira bagasoroma ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Byatumye rero iharindisha itsinda ry'abakerubi kugira ngo hatazagira umuntu uhagera, noneho tuzahajye mu gihe runaka cyagenwe n'Imana, noneho twaramaze kwiyunga n'Imana nta kibazo tugifitanye n'Imana. Mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana igice cya 22 umurongo waho w'14, hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera basorome kuri cya giti cy'ubugingo. Iki giti rero cy'ubugingo kiri hano mu ngobyi ya Edeni, mbibutse ko aricyo gitanga ubuzima bw'iteka, kuko hari igiti cyambura umuntu ubuzima, cyambura umuntu kubaho ku adapfa, hari n'igiti giha umuntu ubuzima bwo kubaho adapfa. Iki giti ari nacyo cyanagaragaye mu ishusho ya Kristo. Kristo yaje nk'igiti cy'ubugingo, yajyaga bivuga uti nge muzabibu ni igiti cy'ubugingo. Buriya yaranabivuze muri Yohana igice cya 6, akajya avuga uti nge mutsima umuntu ndyaho ntabwo azapfa iteka, ariko imitsima murya isanzwe yo mwisi muzapfa. Umva ngo Kristo ni igiti cy'ubugingo, yashushanyaga igiti cy'ubugingo, cyangwa se igiti cy'ubugingo n'ubundi cyashushanyaga Kristo. Hariya hantu rero muri Edeni birasobanura ngo aho umwana w'umuntu yaburiye ubuzima niho agomba kuzongera kubonera ubuzima. Mu kimenyetso gikomeye cy'uko Imana yiyunze natwe nta rubanza kitubaraho, nuko izadusubiza mu mugabane twari dufite. Muri Ezekiyeli haravuga ngo tuzasubizwa mu matongo ya kera. Amatongo ya kera hanavugwa ni iyi ngobyi ya Edeni, tugomba kuzayisubizwamo. Abo rero niho tuzaba turi mu gihe itorero rya Kristo rizaba ryaragarutse. Mu gihe ingoma y'imyaka 1000 ntabwo tuzaba twivanze n'abapagani bakiri ku isi batahitanywe na bya byago, ahubwo tuzaba turiho mu buzima badashobora kudusingira ngo be badufatisha nk'uko uyu munsi batubona duhurira mu masoko, duhurira ahantu hatandukanye, tubisikanira mu kazi. Uku tubisikana uyu munsi kiriya gihe ntabwo ariko bizaba bimeze. Ntabwo rero bizabakundira ko twabisikana, tuzaba turiho cyakora amakuru bayafite yuko duhari ariko badashobora kudusatira. Nk'uko uyu munsi utasatira Edeni ngo ubashe kuyisingira uyibone n'ibiri mube wabigeraho, ni nako mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 nta mupagani wabasha gusingira umukiranutsi, umuntu w'Imana uri kumwe na Kristo mu mahema y'ingabo z'abera, ngo abe yabasha kumusingira, abashe kuba yamugeraho nk'uko ijambo ry'Imana rigenda ari bitugaragariza. Ariko imyaka 1000 nishira Satani amaze kubohorwa, igitwikirizo cyari kituriho cyatumaga batamenya amakuru y'aho duherereye kizakurwaho kugira ngo haboneke uburyo bwo kuba batugabaho ibitero, noneho Imana irangize noneho burundu intambara y'abapagani ndetse na Satani. Icyo gihe rero imyaka 1000 nimara gushira, Satani azabohorwa. Namara kubohorwa akora inama n'iryo tsinda rinini. Mbibutse ko bazaba ari benshi cyane, kuko bazaba bararamye kuko mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 amahoro ya Kristo nabo azaba yarabagezeho, kuko azakwira isi yose. Ntabwo azagarukira mu gice kimwe gusa cyitwa igice cy'abera, ahubwo ni amahoro azagenda agakwira isi yose. Azaba yarabagezeho. Nibo rero Yesaya yagiye hanura akavuga ngo bazarama kugera ku rwego uzajya upfa akenyutse muri bo azajya apfira imyaka 100. Bizaba bisa naho ibihe byongeye kwisubira, kuko mu gihe cya kabiri cyaranze isi cy'umutima nama cyangwa cy'ubutegetsi bwa muntu, nibyo bihe byabayemo abantu baramaga cyane, baramaga bakagira imyaka za 900, 990, 800, 700, 500, 400. Bizaba bisa n'ibikoze ruturu cyongeye kugaruka muri icyo gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Bizatuma rero barama bakaba benshi, abantu barongorana bakabyara kandi ntibapfe buri mwanya kuko nta ndwara zihari, ntibapfe buri mwanya kuko nta ntambara zibaho. Namwe muzaba mwumva uko bangana. Bibiliya iravuga ngo bazaba bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka rero bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Imana ibemerera ibareke rwose bitegure, bigambe, bavuge bati twebwe tugiye gutera abaguye neza biraye, ahantu bari nta nkike zihari, ahantu hari nta burinzi bundi buhari buraza gutuma tutabigarurira ngo tubakubite nk'uko tubyifuza. Bazamuke batugote, noneho
basigare biteguye kutwumvisha no kuvuga mu tuti ibyo mwigize, ibyo mumazemo igihe mudamaraye muri mu mudendezo, muri mu mudamararo, tugiye kubibavutsa, tubibamaremo, tubibakuremo, tubaha isomo, ntimuzongere kugaragara ukundi. Bizagenda gute rero? Bizakurikiraho iki? Iyi ntambara ya Gogi na Magogi izarangira ite? Ijambo ry'Imana ritubwira uko iyi ntambara ya Gogi na Magogi izarangira. Bibiliya mu gitabo cya Ezekieli, Bibiliya avuga ngo Imana izabasubiza inyuma bagenze umugongo, kugira ngo igihano bagiye guhabwa kidashobora gukora ku bwoko bw'Imana. Ndibutse ko ntabwo Imana igira imburana abakiranutsi n'abakiranirwa. Mu gihe Imana ari igiye gukubita bene Kora na Datani na Biramu, Imana yasabye Mose ko yakigiza ku ruhande, yafata abari mu ruhande rwe bakigira ku ruhande, bakitarura iryo tsinda ry'abapagani kugira ngo Imana ibone uko ibarimbura. Naha rero Imana izabasubiza inyuma ngo bagendeshe umugongo, ngo bazagendesha umugongo. Nibamara kugendesha umugongo, hariya mu Byahishuwe igice cya 20:9 twasomye kuva kuri 7 kugera ku 10, Bibiliya yatubwiye ngo umuriro w'Imana uzamanuka uve mu ijuru batwike. Umuriro w'Imana uzamanuka uve mu ijuru batwike, kandi numara kubatwika na Satani wabayobyaga atabwe mu muriro, asangemo umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na ya nyamaswa na Antikristo, asangemo umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na ya nyamaswa bagiyemo mbere. Mbibutse ko iki kizaba ari icyiciro cya kabiri, cyo gushira mu muriro abanzi b'Imana. Ubwo hazaba hasigaye ibyiciro bigera muri 2 nyuma, nibyo bizaheruka. Nari mbabwiye nti mu byiciro bigera muri 4 Imana izakoramo gahunda yo kugenda itwika abanzi bayo, ibashyira mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Aha Satani wazaba aje ku cyiciro cya kabiri, kuko icya mbere cyabayeho mu mpera y'intambara, mu gusozwa kw'intambara yitwa Harimagedoni. Abazaba bayiremesheje ariwe Antikristo ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma, nicyo gihe bazashyirwa mu muriro. Noneho Satani azaza basangamo nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Muri ya ntambara yitwa Harimagedoni niho iherezo rya Satani rizabera. Bibiliya yatubwiye ngo bazajya muri wa muriro basangemo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, aho bazahora bababazwa iteka ryose. Ndeka mbabwire ngo nuguhora bababara iteka ryose, nta gahenge, nta miyaga, nta herezo bifite, guhora bababara. Noneho rero nibamara gushirwa mu uyu muriro, Bibiliya iravuga ngo abari babari inyuma bose, cyangwa se abari bari kumwe na Satani, umuriro w'Imana uzamanuka uve mu ijuru ubatwike. Umuriro w'Imana uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Barapfuye, batwitswe n'umuriro. Ariko mbibutse ko uyu muriro umanutse uvuye mu ijuru ukabatwika, ntabwo ari uriya Satani yashyizwemo. Uyu muriro Satani yashyizwemo ni umuriro w'iteka ryose. Uyu umanutse uvuye mu ijuru batwika ni umuriro w'ikiza, nk'uko n'uyu munsi ibiza bibaho, haza ikiza kikica abantu. Nuvuga ngo ni umuriro w'icyago Imana iteje abo bantu kugira ngo bakurwe mu mubiri ariko bazagaruka. Bakuwe mu mubiri ariko bazagaruka. Ntabwo ari umuriro banogonoye ngo bihwaniremo ku buryo batazagaruka ngo baze bitabire imanza. Barapfuye mu buryo bwo guhosha intambara bari bagabye, igitero bari bagabye ku itorero rya Kristo, ariko hari gahunda y'uko bagomba kuzagaruka. Noneho rero Bibiliya ikomeza itubwira iki? Hirya y'uko intambara ya Gogi na Magogi Imana yisoje yisha bari bayirimo bose, ndetse na Satani ashyizwe mu muriro, hazakurikiraho iki? Byumvikane hasigaye abakiranutsi bonyine gusa. Abapagani bari babakikije bose babagose, bashaka kubagabaho igitero, barapfuye.
none harakurikiraho iki? Igikurikiraho rero hazakurikiraho icyo bita impanda yo kuzura abapagani ku cyitwa umuzuko wa kabiri mukuru. Twababwiye ko hazabaho imizuko ibiri mikuru. Umuzuko wa mbere ufite A na B. A, kuzamurwa ku itorero rya Kristo. B, gusanganira Kristo ko bacuye ibihanga bahora guhamya kwa Kristo ku gace ka kabiri k'umuzuko wa mbere wo Kristo azaba agarutse. Ubwo ni agace ka kabiri kagize umuzuko wa mbere. Noneho rero hakabaho n'umuzuko wa kabiri mukuru uzabuza abapagani bose, kuko kuri finali y'agace ka kabiri k'umuzuko wa mbere mu Byahishuwe 20 biravuga ngo abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Nyuma rero ya Gogi na Magogi hazabaho umuzuko wa kabiri mukuru. Byahishuwe 20 uhereye ku murongo w'10 aho abantu bazaza bagateranira imbere y'intebe y'Imana, y'imanza y'Imana cyangwa ya Kristo. Kuko Kristo niwe wahawe ububasha n'ubushobozi bwo kuzacira abariho ndetse n'abapfuye imanza. Abo rero niho bazaza bagateranira imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu acirwe urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze. Kuri uyu muzuko wa kabiri hazazukamo n'ababandi umuriro wari umaze gutwika muri Gogi na Magogi. Hazukemo n'abapagani bagiye basigara batazutse ku mizuko yabanje, ndetse n'abapfuye muri kiriya gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 nubwo batapfaga buri mwanya ariko barapfaga umwe bagendaga bapfa. Abo bose rero bazazuka kugira ngo bitabire icyo bita imanza. Uru rubanza rero rwo ku munsi w'amateka ni urubanza ruzaba rureba abanyabyaha cyangwa abantu bose. Nkoresheje ijambo rivuga ngo ruzaba rureba abantu bose batagize amahirwe yo kuzuka ku gace ka mbere k'umuzuko wa mbere ndetse n'agace ka kabiri k'umuzuko wa mbere. Aba bantu bazaba bazutse kuri uyu muzuko harimo abo batabonye amahirwe yo kuzuka muri utwo duce, ndetse n'abandi bagiye bapfa nyine mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000, ndetse n'abandi babishwe n'uwo muriro muri Gogi na Magogi. Kuzuka kwabo rero ni uburyo bwo kugira ngo bacirwe urubanza. Abantu batazagaragara muri uru rubanza nk'abari bucirwe urubanza n'abari kumwe na Kristo, babandi bamaranye iminsi na Kristo bari ku mahema y'ingabo z'abera muri wa mu gukundwa cyangwa se muri ya ngobyi y'Edeni. Twababwiye twabasobanuriye bamwe bamaranye iminsi na Kristo nta teka bagomba kuzacirwaho. Abaroma igice 8 bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imanza zabo zabaye iz'imirimo nizo babaciriye. Hari urwabereye mu kirere mu myaka 3 n'igice kuko twabibasobanuriye, ahabohojwe na marayika ukomeye w'Uwiteka akahanyaga amadayimoni yari ahafite. Noneho hakabera igikorwa cyo gupimwa kw'imirimo y'abera. Urwo ni rwo rubanza rureba abera b'Imana. Noneho urundi rwabereye mu gikombe cy'umusozi wa Elayono aho Kristo yahuriye n'abarenganye kuko arengane kandi Kristo. Ubwo itoro ryari ryaramaze kugenda b'Abayisiraheli bagacirwa imanza no zishingiye ku mirimo. Aho rero ni imanza zasoreje zigendanye n'imanza z'abantu b'Imana zishingiye ku mirimo. Hano rero kuri uyu munsi w'amateka ku muzuko wa kabiri mukuru duhari nta manza tuzasubiramo twebwe bazaba barizeye umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ruzaba rubanza rw'abanyabyaha rushingiye ku bikorwa bagiye bakora. Aha rero wambaza uti se birashoboka ko abangaba bazibonamo abashobora kurokoka bakabona ubugingo? Mbo birashoboka cyane. Hari itsinda ryitwa imbuto z'imbumbano. Imbuto z'imbumbano ni abantu bashobora bakeya kuzaturuka muri iki gihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Muri babandi bari mu misozi bahunze hari abantu bazemera Imana bakeya, kuko hari n'ubutumwa buzabwirizwa muri kiriya gihe bukangurira abantu kwemera Imana no kuyimenya. Hari abantu bakeya rero bazemera ubutumwa muri kiriya gihe bakitwa imbuto z'imbumbano. Mu gihe cy'umuzuko mukuru bakazuka bakitabira uriya muzuko no bakahagaragara. Noneho mu gihe cyo guhamagara amazina mu gitabo cy'ubugingo amazina yabo bakaba bayahamagara bakisanga mu bandi bazabana n'umwami wacu byiteka. Noneho rero abangaba bazahamagarwa bashobora kwisanga mu gitabo cy'ubugingo. Hari ahantu birumvikana bazaba batarigeze baca. Ijuru ntabwo bazaba bararigezemo kuko babonetse nyuma. Ntibazaba barabaye mu bwami bw'ingoma y'imyaka 1000 babana na Kristo kuko baje nyuma.
ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana n'abo yacunguye ku musozi wera Siyoni ntabwo bigeze babubonekamo kuko baje nyuma. Birumvikana ko hari ibintu batazisangamo, hari ubuzima batazisangamo, hari imibereho batazisangamo, kubera ko nyine baje nyuma bituma hari ubuzima bumwe bamwe babaye muri ko batigeze babamo, iyo abo batigeze bisangamo. Aha rero iyo tuhageze tubwira abantu ko umuntu wese wumva yifuza kuzagera mu ijuru ry'Imana ari ryo ririho uyu munsi, ijuru ririho uyu munsi turirimba dusoma mu bitabo, umuntu wumva yifuza kuzarigeramo tumusaba gukiranuka akabana n'Imana neza kugira ngo azisange ku gace ka mbere k'umuzuko wa mbere ndetse no ku gace ka kabiri k'umuzuko wa mbere. Abo ngabo nibo bafite amahirwe yo kuzaba mu ijuru ry'Imana uyu munsi ririho, uyu munsi dusoma mu bitabo, uyu munsi twigishwa, nibo bafite amahirwe yo kuzisanga muri iryo juru, kuko hirya y'ahangaha nta wundi muntu ufite amahirwe yo kuzibona mu ijuru cyangwa se yo kuzabona ku ijuru, kuko hirya yaho ijuru ririho uyu munsi rizaba ryaramaze gukurwaho ndetse n'isi iriho uyu munsi izaba yaramaze gukurwaho. Niba rero ubyifuza biharanire hakiri kare, wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, hanyuma utangire wera imbuto zikwiriye abihannye. Ni wo mukoro ukurikiraho nyuma y'uko umuntu yizeye, ni ukugenda akera imbuto zikwiriye abihannye. Bibiliya irabivuga, Yohana amaze kubatiza yaravuze ngo murizeye, ngaho nimugende mwera imbuto zikwiriye abihannye. Aha rero imanza zizaba ibitabo bizabumburwa, imanza zibe zishingiye ku byo abantu bagiye bakora. Imanza rero nizimara kuba, Bibiliya ivuga ko umuntu wese uzasanga atari mu gitabo cy'ubugingo, umuntu wese uzisanga atari mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo umuhanuzi w'ibinyoma, inyamaswa ari Antikristo, ndetse irimo na Satani. Ya nyanja yaka umuriro n'amazuku nabo bayigemo nabo batangirane n'ubuzima bwo kubabara iteka ryose. Nyuma hazakomerezwa noneho ku cyo bita urupfu na kuzimu. Urupfu na kuzimu cyangwa se umwanzi uzaheruka abandi gukurwaho ni urupfu. Aho niho Pawulo yageze aravuga uti se noneho waruburiwe, urupfu rwawe rurihe, kuneshwa kwawe noneho kuri warupfuwe, urubori rwawe rurihe, kunesha kwawe kurihe. Arwivuge turwivuge hejuru. Uvuga ngo narwo ruzahita ko rukatirwa ikiciro cya kane, narwo rutabwe mu muriro, cyane ko ntabo ruzaba rukirya rufite. Abantu ba nyuma ruzarya nabo ngabo bagiye mu muriro ziteka. Uretse ko tutanavuga ko ari no kubarya, kuko umuntu ugiye kubaho mu buzima bwo kubabara iteka, aho ntihaba harimo gupfa ngo birangire. Nta gupfa kuba kurimo ngo birangire, ahubwo ni nko kwinjizwa mu buzima bw'umubabaro uzahoraho, udafite limite, udafite ahantu uzagarukira, ahubwo umubabaro uzakomeza kugenda ugoye ubabaje ubuzima bw'abantu. Noneho rero abanyabyaha bagiye mu muriro, urupfu rurakatiwe, birarangiye. Noneho tayari hasigaye abakiranutsi gusa b'Imana, hasigaye abera b'Imana babanye n'Imana, babanye na Kristo. Noneho abemewe nibo basigaye gusa. None se wasigaye abakiranutsi gusa, bizagenda bite? Bazakomereza hehe? Ubuzima bwabo buzagenda bute? Ese bagiye gutuzwa he? Ese barajyanwa hehe? Aha rero niho tuzakomereza mu gice cya gatatu kizakurikiraho, kugeza mubonye neza yuko mu by'ukuri abakiranutsi batazatura mu ijuru, ahubwo bazarinyuramo batambuka. Nyemerewe twabanye muri iki gice cya kabiri, dusenga n'Imana, dusabire umugisha mwinshi. Ariko uramutse wifuza kugira icyo dusobanuza, nimero yacu ni 07 84 52 4 7 07 84 52 4 7. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndabakunda cyane. Alfred Misago. Nishimiye gukomeza kubana namwe umunsi ku munsi muri izi nyigisho zitandukanye. Mwami ndagushimiye, ijambo ryo nizima kandi niryera, ntabwo rihinduka. Ushimye ko ryongera guca muri twebwe ngo turibwire ubwoko bwawe. Komeza ushoboza abantu kuryakira no kuryumva,
kandi abumva ukomeze kubashoboza kumvira no gushyira mu bikorwa ijambo ryawe bikomeza kugusaba muri iki gihe cya none. Reka buri muntu wese agira imyiteguro muri we ifitanye isano n'uko yifuza kuzabana nawe, akazagusanganira adafite ikizinga ndetse n'umunkanyari, maze ubwo ugiye kugaruka twese tuzakubone nta pfunwe riri ku maso yacu. Urakoze kuko ari wowe Imana itubeshejeho muri byose. Icyubahiro n'igikomeze kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro ya Kristo nabane namwe, turabakunda cyane. Mugire umuhe byiza, umugisha n'amahoro biva ku Mana Data twese bikomeze bibane namwe. Shalom, shalom, turabakunda cyane.